nkubwiye ko buriya hari abantu bagira amahirwe nk'ay'igikona ntiwabyemera. Nyambo Jessica ni umwe muri abo. Yari asanzwe yibereye Kirehe dore ko ari havuka, yirirwa aganira n'abavandimwe. Nuko Mutoni Asiya umwe mu bakina filime yaramubonye amubonamo imana idasanzwe. Mu magambo ye yagize ati, we uyu mwana afite igikundiro n'ubuhanga bwo gukina filime, nimumuhereze indorerwamo abanze yirebe neza. Nuko barangije bamuha urupapuro rwanditseho ngo uzakina muri filime yacu, uri umuhanga w'akataraboneka. Nyambo abanza kubitekereza ati, sha njyewe koko naba nkaba Angelina Jolie, naba nka Clapton Kibonke. Asiya nawe ati, uzaba nkawe ubwawe, rya kaboga ugira imbaraga, ejo dutangire gufata amashusho. Mu nzira y'ubutwari n'udushya twinshi, Nyambo Jessica yinjiye mu mwuga wa sinema atinyatinya, ariko nyuma y'igihe gito bamugiriye icyizere. Bamushyize muri filime yitwa Bolingo, aho yakinaga ari umukobwa ugira ibibazo by'urukundo, ariko bikarangira abaye umugabo w'abandi. Sinzi uko byagenze. Iminsi yarashize abantu batangira kumwikundira. Umunsi umwe bamuhamagaye kuri stage ngo ahabwe igihembo cya Best Actress of the Year mu bihembo bya The Choice Award. Nuko Nyambo abanza yabaza ati, ni njyewe kweri cyangwa bibeshye? Umusifuzi nawe ati, wari uyoboye ikirori, ni wowe rega, niba utarabyemera ndaza kurenzaho igikombe cy'icyayi, gusa aha nanjye nyinnye komedi koko. Nyambo yarabyakiriye, abantu batera akamo, bakoma amashyi menshi, bamushyiraho imiringa nk'abashyira umwami w'abami. Abafana bigeze aha abantu bose batangiye kumwirukaho. Zacu TV mushaka, umuturanyi imufata, Kiramana ati, uyu niwe twari dutegereje. Nuko Nyambo atangira gukina ahantu hose, yewe na filime ze atangira kuzikora kuko afite YouTube channel inyuraho filime ziwe bwite. Ubu afite The Message, filime y'ubuzima ifite ubutumwa buteye ubwoba, nko kubona ko amafaranga ashira vuba. Urukundo rwa Nyambo ibanga rikomeye. Hari abavuga ngo yakundanye na Ivan Muzika, abandi bati oya ni Titi Brown. Naho Nyambo ati, ndashaka urukundo nk'urwa Romeo na Juliet, ariko bitarangira nabi. Umwe mu bafana ati, ni ukuvuga ko ushaka amafaranga menshi na filime nyinshi. Nyambo araseka ati, ndashaka byose. Papa we ntiyashakaga ko aba umukinnyi wa filime. Buriya iyo umuntu agiye kuba icyamamare haba hari ababyishimira n'ababyinubira cyangwa bakabiheza ijisho. Nyambo yavuze ko mama we yamushyigikiye cyane, ariko papa we yabirakariyemo bikomeye. Papa we ati, umukobwa wanjye azaba umusinema. Oya, yaba agiye kuba ikirara koko. Nyambo we ati, papa sinzaba ikirara, nzaba icyamamare. None koko byamaze kuba. Ubu aragenda akica ibintu, filime zikamugwa amajanja. Reka duhinire hano tuti, Nyambo arakataje. Ubu Nyambo Jessica ni izina rikomeye mu ruganda rwa sinema. Bamuvuga hose, ku isoko, mu tubari, mu misa no mu rugo rw'abakuru. Iyo umwana avuze ati, mama nzaba nka Nyambo Jessica, uwo mubyeyi aramusubiza ati, jya usoma ibitabo mbere. Nyambo yateye imbere, filime arakina, igihembo aragitwara, urukundo ararugendana. Papa we aramwemera buhoro buhoro. Mbese ni urugendo ruryoheye n'uruhande ruto rw'amarira. Impamvu nabateguriye iyi nkuru yuko igomba kutwigisha ibi bintu. Niwemera impano yawe, isi izakwemera. Ababyeyi bacu bakwiriye kudushyigikira aho ducika intege. Iyo ukina filime abakwifuza baba benshi, ni ukumenya guhitamo. Nguwo Nyambo Jessica, umukobwa w'umuhanga, uburanga, igikundiro n'igihagararo. Ni inkuru iryoheye abantu bose. Amakuru acukumbuye, Rwanda Events.